ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane mfite umungeri mwiza ajya ndagira neza arankunda ndabizi n'ijwi rye ndaryitaba singitinya noneho ndi mu nama za Yesu ndiho kukuriho ndiho kukuriho mana yanjye iyo ataba kubwawe njyemba mpunze imitima ndiho kukuriho ndiho kukuriho mana yanjye. Nyiri umwana nabanje kumva ko nzaba wenda mu docteur ni nkaba umuganga waba nyine nkajya ndavura abantu nyine yego sibyo ari ibintu umuntu akora ari umwana nyine bikamwereka ko izo ntego afite zizagerwaho. Waba warigeze ufata abana mwari mu kigero kimwe nibura ukavuga uti reka ariko moteri igishinge numve ko oya ahubwo kujya kwa muganga wareba ukuntu abaganga batera inshinge uri kumva akavuga ati mpita mvuga ati abaganga ni abagome burya bya bintu bivuyemo. nongeye kuguha ikaze kandi nongeye kugusuhuza inshuti mukunzi w'Impambanyayo TV udukurikiye uri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, uri mu mahanga cyangwa se uri ahandi hatandukanye ukurikira Impambanyayo TV. Ndagushimiye ko wafashe umwanya wawe wo kureba iki kiganiro imbere ya televiziyo yawe cyangwa se imbere ya telefone yawe, bitewe n'igikoresho urimo gukoresha muri uyu mwanya. Ubasha kubona umukobwa mwiza wambaye neza n'umukobwa w'umuririmbyi agiye gutangira kwibwira anakubwira n'ibyo akora. Murakoze, nitwa Dorcas, ndi umuririmbyi, ndi umukristo ujya mu ijuru. Amen. Uri umuririmbyi kandi uri n'umukristo ujya mu ijuru. Dorcas, abantu twamaze kubabwira ko uri umuririmbyi, hanyuma watangira ukora mu nganzo. Burya inzira z'Imana nukuri zirenga ibihumbi, kuko iyo yagambiriye kugirira neza irabikora. Yatabaye Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, inyuma yabo hari ingabo za Farawo, impande zabo n'imisozi miremire. Uwiteka utabura ukugenza waciye inzira mu mazi maze barambuka. Watabaye Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, inyuma yabo hari ingabo za Farawo, impande zabo n'imisozi miremire. Uwiteka utabura ukugenza waciye inzira mu mazi maze barambuka. Niyo byakomera bite kumbana n'ibijya bikomera, ukiranuke gusa wirebere ukuntu Imana izabisohoza. Niyo byakomera bite kumbana n'ibijya bikomera, ukiranuke gusa wirebere ukuntu Imana izabisohoza.
wow, umukobwa yitwa Dorcas. Iyo gitari mwumva acoustic sound ni ya Pasi, yewe wumva ku musayi uko wijwi nitwa Hozana de Sax. Nguhaye ikaze nanone mu biganiro byacu bitandukanye, kandi ngushimiye ko udahwema gukora subscribe buri gihe iyo usanze utarigeze ukora subscribe, kandi ko ukomeza gusharinga ibiganiro byacu. Dorcas, watangiye kuririmba ryari? kuva kera nyiri umwana. Yego, waba wibuka imyaka wari ufite igihe watangiraga kuririmba? Muri okoro de dimanche nko ku myaka 4. Yego, gutyo. Yego. Okay, ku myaka 4 nibwo watangiye kuririmba. Abantu rero bakimara kumva ko uri umuririmbyi bahise bagira amatsiko koko, baravuga bati buriya Dorcas mu buzima busanzwe hari ikindi yaba akora kitari ukuririmba? Nta kindi ukora kitari ukuririmba. Good. Abantu bagerageza kukubona kuri kamera barabona ko uri umukobwa usa neza, ameze neza. Mu buzima busanzwe ukunda kurya iki Dorcas? Ukunda kurya iki? Ese kungoye. Gerageza nsubize kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati giye uriya mukobwa namugurira nk'agafi kandi ukaba utarya ifi. By the way, mu buzima busanzwe nkunda inyama. Inyama? Urabyishe ukuri? Cyane. Ibyo bintu ko bikakaye. Ariko ukunda kunywa iki? Kunywa iki? Yego. Amaji nta kibazo. Mba numva binyuze. Yego. Sawa, ndakakugurira ni soza ikiganiro. Ariko nizere ko umeze neza mu mutima, kandi ko abantu barabibona ko umeze neza, witeguye no kuturirimbira. Usengera muri itorero? ADPR. Yego, ADPR. Ya hehe? Muhoza. Okay, good. Waba uririmba muri korale cyangwa uririmba ku giti cyawe? Ndirimba muri korale no ku giti cyanjye, byose ndabikora. Uririmba muri korale? Intumwa. Intumwa? Yego. Okay, barayize korale yitwa Intumwa hano kuri ADPR Muhoza, iririmba neza, barayize. Dorcas, mu rwego rwo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana uzifata ku ruhe rwego? Indirimbo zihimbaza Imana burya donc ntabwo ari kuririmba gusa, burya yego ugomba kuririmba n'ibyo uririmba muri wowe bikuba ku mutima wawe. Yego. Mbere na mbere yo kubiririmbira abandi, banza kubiririmba wumve ko wowe deja byagufashije. Yego. Bifite aho bigukuye naho bikugejeje. Yego. Deja ukakomya kubiririmbira abandi wenda nabo kuko wizeye ko bwa butumwa bwaguhinduye, bwagufashije, bufite kuri buhindure abandi. Yego. Yego. Okay, sana. Reka noneho rero abantu tukomeze tubahata indirimbo kuko ndabizi ko barazikunda. Niye ndirimbo mute kuturirimbira ubu ngubu mugiye kuturirimbira? Yitwa ngo Uhorana nanjye. Yego, yituririmbire nta kibazo. Okay. Kuba ngihumeka, ibyo ni ibinyemeza yuko uhorana nanjye. Sine ubwoba n'ibingibi ndimo nyuramo, nizeye yuko n'ubu mwami tukiri kumwe. Kuba ngihumeka, ibyo ni ibinyemeza yuko uhorana nanjye. Sine ubwoba n'ibingibi ndimo nyuramo, nizeye yuko n'ubu mwami tukiri kumwe. Biteye ubwoba, agira kwiheba umwana w'umuntu. Ndareba abanzi banjye bangose, mana nkajya kure y'ubwiza bwawe. Ariko nibutse ijambo rimwe wambwiye kuri kumwe nanjye, ntacyo nzaba
icyo nzaba kuba ngihumeka, ibyo ni ibinyemeza yuko uhorana nanjye, sinewe ubwoba n'ibingibi ndimo nyuramo, nizeye yuko n'ubu mwami tukiri kumwe. Kuba ngihumeka, ibyo ni ibinyemeza yuko uhorana nanjye, sinewe ubwoba n'ibingibi ndimo nyuramo, nizeye yuko n'ubu mwami tukiri kumwe. Byiza cyane. Nayumvise yo acoustic mwumvaga muri background ni ya Pasi, ijwi ryo ni Dorcas. Ngiye nitwawuzana the Saxana tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga na Dorcas. Dorcas, waba waragize inzozi zo kuzaba umunyamuziki? Yego. Ukiri umwana watekerezaga ko uzaba iki? By the way, ukiri umwana kwa kundi umuntu aba afite inzozi akavuga ati ngewe nimba umuntu mukuru nzaba doctor, nzibera umunyamakuru, nk'intego nkatwe twari dufite. Wowe wari ufite izihe ntego uri umwana? Ngewe ndi umwana, umuntu afite intego nyinshi nyine yakiri umwana, ariko iyo kuza bigenda bihinduka kubera ubuzima. Yego. Nyiri umwana nabanje kumva ko nzaba wenda umudokiteri nkaba umuganga, nyine nkajya ndavura abantu nyine. Yego. Sibyo? Ari ibintu umuntu akora ari umwana nyine bikamwereka ko izo ntego afite zizagerwaho. Waba warigeze ufata abana mwari mu kigero kimwe nibura ukavuga uti reka ariko moteri igishinge numve ko
oya ahubwo kujya kwa muganga wareba ukuntu abaganga batera inshinge uri kumva akavuga ati mpita mvuga ati abaganga ni abagome burya bya bintu bivuyemo nuko nguko wabivuyemo bigenda bivamo gutyo gahoro gahoro bigenda bikujabuka bigenda binjemo sana. Dorcas, ni ikihe kintu wakoze uri umwana ku buryo na n'uyu munsi ukibutse uvuga uti Mana we nakoze utuntu tubi we? Ibintu nakoze ko ari byinshira. Yego kama wakoze utubi twi noneho uri umunyamabi? Oya ntago ndi umunyamabi, ariko iyo umuntu nawe yibuka mbese ukiri umwana ibintu wajya gukora. Agenda ari umwana naritondaga nukuri. Buriya ugerageje kwibuka nko mu tuntu tubi wakoze uri umwana ni nk'uduki? Utuntu tubi nakoze wenda ndi umwana. Nigeze kujya kuzerera rimwe. Yego. Ubundi njya koga mu Kivu. Yego. Uri kumva? Ngiye koga mu Kivu umva nabaye umweru koko. Wabaye umweru kubera? Umva nabaye umweru. Icyo gihe ntabwo bavuga ko umweru, bavuga gukushuka. Yego no gukushuka. Ni amavuta wari witwaje la? Oya nyine bya bindi by'abana. Nese umwana yajya koga bari bwibuke ko ari bwisige. Oya no kugenda ukoga ubundi ukidumbaguza ubundi ukataha. Yego. Icyo gihe narakubiswe mu buzima. Waba wibuke ngo ni bagukubise la? Ntago nazibuka ariko ntago nabyibagirwa icyo gihe nakubiswe. Uribuka yuko uko biri kose baragushwibaguye? Cyane ndabyibuka. Uriya mama wawe ushobora gusanga ari umugome urwego rwo gukubita abana? Oya ntago yari umugome. Ariko nyine iyo umwana nyine iyo yakoze ikintu ukabona atari cyiza ugomba kumunyuzaho akanyafu kamuhana kugira ngo bitazongera najya ajya kugikora ajya avuga ati harashya koko akabyihorera. Yego. Ibyo ni ibintu bibi wakoze. Tugeze kuri section rero y'utuntu twiza wakoze ku buryo mama wawe yagushimiye akavuga ati uri umukobwa mwiza cyane kija n'iki akagushimira ku buryo na n'uyu munsi ibyo bintu udashobora kubyibagirwa? Nibyo nakoze ntabwo byabura. Yego. Nabyo ni byinshi. Ariko nyine nyiri umwana nakundaga kugira isuku cyane. Ariko na n'ubu byaragukurikiranye. Hari igihe nyine hari igihe nyine nakoze isuku nyine umva. Yego. Nkora isuku nyine atake. Urayikora koko? Ndayikora mba haraka nyine. Baravuga ngo harashye. Icyo gihe atashye nyine ahita ngurira. Yavuga ati kabisa umukobwa wanjye yagakoze. Yakuguriye iki? Yakuguriye iringi? Icyo gihe yayanguriye amata. Yakuguriye amata? Ariko urasa naho ukunda amata koko. Okay, good. Hanyuma watangiye kuririmba muri korali intumwa ufite imyaka ingahe? Korali intumwa ntabwo ariyo nakuriyemo, donc ubu niyo ndi kubarizwamo ariko nanyuze mu makorali menshi. Yego. Watangiye kuririmba muri iyo korali? Korali natangiriyemo ni Ecole de Dimanche yitwa ijwi ry'ubutumwa. Ijwi ry'ubutumwa y'abana nyine y'ababebe. Yego. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Nari mfite imyaka 4 kuzamuka nyine. Kuzamuka nyine maze gukuraho gakeya nyine. Yego. Njya mu ndi y'urubyiruko bita Shukuru Mwamba. Shukuru Mwamba? Yes, irandirimbo natangiriyeho ndirimba akaba ari yabo. Ni yabo? Yego. Kweri andirimbira kwakaye koko. Ndazamuka. Nyura no mu yindi yitwa Injiri. Injiri? Y'abanyeshuri. Narinze ngo ni Injiri bola. Ntabwo ari Injiri, n'indi yitwa Injiri. Injiri. Ariko hari abantu batajya bamenya igiswahili. Injiri bivuga ubutumwa. Ubutumwa bwiza. Yego. Bivuga ubutumwa bwiza iyo bibareye Injiri bola. Ubwo waririmbaga muri korali yitwa ubutumwa. None se muri icyo gihe mwaririmbaga utuye turirimbo la? Twaririmbaga uturirimbo twinshi cyane. Tw'abana ariko? Yego. Tw'abana nyine. Sebwo mwaririmbaga indirimbo z'abakuru kandi wararirimbaga muri korali isa. Muri Ecole de Dimanche. Yego. None se wayiririmbye koko abantu bakiyibukira muri ibyo bihe bya kera muririmba ndagatama ka Yesu? Yego. Ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane, mfite umungeri mwiza ajya ndagira neza, arankunda ndabizi n'ijwi rye ndaryitaba, singi
ako karirimbo ko gakunze n'akabana se cyangwa abantu bose bakaririmba? Bose barakaririmba ariko abana nibo bakunda kukaririmba ko karirimba. Ndagatama ka Yesu. Iyo ndirimbo ni nziza. Hanyuma reka ngushimire cyane ko witabiriye ikiganiro cyacu. Imana ikomeze kukongerera impano. Murakoze cyane. Ndeka nshimire nanone abakunzi b'Impambanyi TV. Reka tuzasubira ubutaha. God bless.